wicogora muri iki gihe b'amasoni mperuka, rinda udatsindwa n'iby'iyi si, mu Kristo jya usaba, uzuka umubiri uremba kandi umwanzi arakaze, utegereze nyir'ubukwe b'amaso utarambirwa. Komeza jya usaba, komeza jya usaba, jya wirinda iteka ku manywa na nijoro, ntugahweme gusaba. Tembi bishuka imbere yawe, reka imitima myinshi uzaruhukira mu ijuru, niho uzaturiza. Uhora usaba mu Kristo, umwamara kwiteze, yibuka uko yaguhoye we bamuvusha amaraso. Ntugahweme kwambaza Yesu, jya ubana nawe iteka, ntugahuge ibituma utsinda, tegereza umwami, wirushya uzuyaza rwose, reka gushidikanya, n'igihe cyo kumwitegura, ntugahweme kwambaza. Komeza jya usaba, komeza jya usaba.